biragoye ko ushobora kuba wagiye mu gitaramo ukavuga ati natashe nishimye cyangwa se natashe nasetse. Biragoye cyane dore ko wari wahuye n'umuhanzi ukomeye w'umuhanga mpuzamahanga wari wataramiye mu Rwanda ariwe bita Davido, dore ko muri icyo gitaramo habereyemo udutendo dutandukanye. Ni ku mugoroba w'ejo hashize ubwo hari igitaramo cyabereye Amahoro Stadium, dore ko hari hashushe, hari hameze neza, hari show ya danje. Rero buri wese wabashije kuba yagerayo yabashije kuba yabona byinshi bigiye bitandukanye, dore ko uyu muhanzi Davido ubwo yageraga mu Rwanda yabashije kuba yakora udutendo, abenshi bakabasha kuba bamwibaza ati bimeze bite wowe Davido, dore ko yabashije kuba yagera ku kibuga cy'indege i Kanombe ubwo yarasohokaga mu ndege ahura n'abanyamakuru batangiye kumufotora, ahubwo nawe azamura fone atangira gufata amavideo afotora abo banyamakuru. Abahanzi cyangwa se ibindi byamamare bigiye bitandukanye bitangira kwibaza ati se byaba bimeze ute, Davido gute yakora biriya bintu akabasha kuba yabasha kuba yafotora abahanzi, kandi tuzi ko ibyamamare bigiye bitandukanye nabyo biba bigomba kumuriraho n'ifoto. Ariko ibyo ntibyatumye adategura igitaramo cye neza, dore ko yabanjije yagitegura neza akakiva imuzi, akabasha kuba yashira buri kamwe kose ku murongo, dore ko hari harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye yagiye yamamarizamo. Twavugamo nka moto za Sipiro, dore ko Davido nawe ni umuterankunga cyangwa se ni umuntu ukomeye muri Sipiro ubasha kuba yayamamariza. Rero bantu mwanga Sipiro mwumve ko Sipiro ntacyo yitwaye, dore ko Davido yabashije kuba yayibakundisha cyane, dore ko iki gitaramo cyitabiremo ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye, ariko ntibyaboneka kuri stage, dore ko twabonyemo aba content creator benshi nka ba Danizo ndetse na ba Diane benshi cyane bagiye batandukanye bagiye kwihera ijisho bareba Davido, bavuga ati Davido uri uwa mbere, uri number one. Ariko mbamenyesha ko Davido yakoze ibintu bitazibagiranwa hano mu Rwanda, dore ko abantu bari benshi cyane, abantu bari bafashijwe, dore ko yaririmbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye bamwe batari baheruka kumva, dore ko Davido yabashije kuba yaba umuhanzi wa kera afite uturirimbo tumeze neza tugenda dukora ku mitima y'abatari bake hano mu Rwanda. Davido yabashije kuba yavuga ko yaganiye na bamwe cyangwa se n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, agenda ashimira abanyarwanda, agenda ababwira ati ntabwo nari nzi ko byagenda ukuntu bigenze, ati nishimye cyane dore ko nabashije kuba nabona urukundo rw'abanyarwanda, ati banyeretse byinshi narinzi, ati nzagaruka, ati u Rwanda rumeze neza, ati kandi rugahora ku isonga. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, mwibutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bibagereraho ku gihe kandi muryoherwe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, turabakunda cyane, ciao ciao.